Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Amazina ni Prophète Gasagure Theogene. Ndabakunda muri abagaciro kenshi. Mbahaye ikaze kuri iyi channel. Rero numvishe umwuka ambwira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ritari rinini, ariko iyo tugiye mu mwuka dusanga ari ijambo rigiye kuremesha igitangaza. Ni ijambo tubona muri Zaburi ibice byaho ni 12 murongo wa 6. Harimo ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro wo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ngo ni amen. Ndarisubiramo, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ngo ni amen. Reka nkubwire ngo Imana irahagurutse ije mu kibazo cyawe. Reka nkubwire ngo Imana irahagurutse ije kukugirira neza. Reka nkubwire ngo abanzi bawe bagiye kumwara. Reka nkubwire ngo indwara umaranye iminsi Uwiteka aje kuyivana ku buzima bwawe. Umaze iminsi ukeneye akazi, reka ngo uhanurire nkubwire ngo niwakira akazi k'umugisha. Umaze iminsi ubabaye, ndavuze ngo akira kunezerwa, iri jambo rigiye kuremesha igitangaza. Umaze iminsi ubona inshuti zarakuvuyeho, umaze iminsi ubona abavandimwe baragiye, umaze iminsi ubona amafaranga asa nk'agukwepa. Si uko Imana yari yagutaye, ahubwo yari irimo itegura umugisha mwinshi ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo rambura ibiganza wakira umugisha wawe, kuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana iragukunda cyane. Ijambo rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha Imana irahagurutse. Wowe uriho unyumva cyane, Imana ihagurutse nonaha. Hari igihe wasenze ubona ntihagurutse, uriyiriza ubusa ntiyahaguruka, usenga yirindwi ntiyahaguruka, usenza yitatu ntiyahaguruka, ariko nonaha irambwiye ngo nkubwire ngo irahagurutse, kandi mu bihagurukije ije kukugirira neza. Akira igitangaza cy'Imana, akira gukomera, akira kugubwa neza. Ineza y'Imana ibane nawe, kandi nzi ko umaze iminsi ushaka akazi, niwakira akazi akira kunezerwa. Iyo Imana ihagurutse hari ibyo iturisha, iyo Imana ihagurutse hari ibyizana, iyo Imana ihagurutse ivanaho abarozi, iyo Imana ihagurutse ikavanaho ubushomeri, iyo Imana ihagurutse ivanaho ibyago, iyo Imana ihagurutse ivanaho ibyaha, iyo Imana ihagurutse ivanaho abarozi, ivanaho inshuti mbi ibikuraho. Rero reka nkubwire ngo Imana irahagurutse kandi ihagurukiye ikibazo cyawe. Ikibazo umaranye iminsi Imana iragihagurukiye, maze iminsi ufite agahinda gakomeye, Imana irahagurutse rero ije kubitunganya. Yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene, Imana irahagurutse. Akira ubuneza y'Imana, akira gukomera kw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kugubwa neza. Umaze iminsi ufite agahinda gakomeye, reka nkubwire ijambo ry'ihumure. Yesu aravuze ngo aragukunda, Yesu aravuze ngo akwitayeho, Yesu aravuze ngo akira ihumure, Yesu aravuze ngo akira akazi, akira destiny yawe, akira umunezero wawe. Ntabwo uzongera kurira, ntabwo uzongera kubabara, ntabwo uzongera kumwara inshuti zakuvuyeho, ariko akira inshuti z'umugisha, akira inshuti z'umumaro, akira inshuti z'umunezero, akira kugubwa neza. Haleluya. Ni iryo jambo nari nkuzaniye rero, ko Yesu ahagurutse, kandi ubwo ahagurutse aje kuguha akazi. Rero ndagukunda, uri umuntu w'Imana, uri uw'agaciro. Rero ndabashimiye mwe mwari muteze amatwi iri jambo ry'Imana. Reka nkubwire ngo ushaka kunsura wakwinjira muri YouTube kandika Gasagure TV, ukaza kunkurikira, ugakurikira ibindi biganiro. Imana iguha umugisha mwinshi. Uraza kwinjiramo wandike Gasagure TV, Imana iraza kubana nawe kandi iraza kugushyigikira. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen.